Bobi Wine karaja kugeza imyaka 40. Ni ukuvuga ngo abagande kuva ku myaka 40 kumanura nta wundi mu perezida bazi Yoweri Kaguta Museveni. Umukobwa Fanny Françoise ubu nyine ntamerewe neza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri social media, buri wese akaraza agakora inkuru ashaka, akavuga ko afunzwe, akavuga ko abandi bakavuga ko ahari, abandi bakavuga ko yaburiwe irengero, abandi bakavuga ko mbese nyine kuri social media ni Fanny yabaye Fanny, Fanny yabaye Fanny, Fanny yabaye Fanny. Kandi iyo umuntu agize ikibazo azwi kuri social media, reka mbabwire kino kintu 95% muvuga ikinyoma cyangwa se mukamuvugaho ibitari byo. Koko kandi umugabo witwa Muniga Ntamari hari nawe ashaka kuba harwariye, na makuru twahawe n'umuntu uri i Burundi, ariko tutovuga ngo tuyihagazeho ngo twamubonye wararwaye cyangwa se ngo twamubonye araremze. Na makuru cyo kimwe nuko nuwo yaduha yo bahatubesha nabyo muza mubivuga. Akimara kubona iyo baruwa atanyuzwe nayo avuga ko mu by'ukuri yarenganye, atanga umusanzu, arakora muri famiye, nta deni afite, nta rubanza afite, gusa akavuga ko bari kumuziza ikidakwiye. Politike ntikwiye kwivanga mu muryango, nimba ntumva ibintu kimwe nawe ngo munce mu muryango. Niko yireguye avuga bukeye bwabo mu kiganiro bakoze. Ndagusuhuje, kwifurije igitondo ciza wewe bukeye ndetse nawe bugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngo amahoro y'Imana akomeza abana nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukira abanyamurenge bose ku isi ukuye mu tugara, turamukira abanyamasisi, turamukira abanyarwanda ukuye nk'ibifobagane byabo, turamukira abantu bari ruguru mu matongo y'abasekuruza mu bibanza by'abase aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. By'umwihariko dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi, uhisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari wa Ineza Live TV. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi ndetse n'abanyamerika aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Yego nuko amakuru yacu ni menshi, ariko turagenda dukonjoraho twirukanka, ariko tubanje guheza mpore ababuza ababo ndetse n'abantu bari mu bihe bikomeye by'uburwayi. Ibihe nk'ibyo mwihangane kandi mukomere, Imana itanga ihumure iribaheze. Abantu muri Kenya turabasuhuje, abantu bari mu Bugande turabasuhuje. Reka duhere mu Bugande. Mu Bugande uyu munsi nibwo bari butangaze iby'amatora yabo, ariko reka tubanze dukonjereho i Bugande gatoya, kubera ko naho hari abantu bacu kandi benshi cyane. Murabizi ko i Bugande yabaho inkambi y'impunzi na Kivara n'ahandi handi ni habiri ngira ngo niba ntibeshe, ndetse no mu mujyi wa Kampala hari nk'abahatuye n'Imbarara na hehe. Turi benshi tuhari, ariko reka tubanze dukonjereho i Bugande hanyuma tubone kuja mu byatuzanye. Ishaka NRM rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko nta giteze kuzakuraho iri shaka, nta n'igiteze kuzasimburaho iri shaka. Tubibutse ko Yoweri Kaguta Museveni amaze imyaka 40 ari ku butegetsi, ari perezida w'igihugu. Ubwo yasimburaga Idi Amin, umugabo wari umunyabitugu cyane wagaze urya n'abantu akabakanja ko bakanje nane. Uyu mugabo yavuze ko ngo abanyafrika ngo bagira ikibazo cyo gukunda ubutegetsi cyangwa se cyo kugundira ubutegetsi, ikibazo cyo kutarekura ubutegetsi kugira ngo babuheze n'abandi. Ibi ngibi yabivuze Robert Cyakuranya afite imyaka 4. Uwo Robert Cyakuranya rero mu muzi ku mazina ya Bobi Wine, ni umuhanzi, yiyita ngo ni President of Ghetto. Yaririmbaga indirimbo z'ubuzima, ubuzima busharire yanyuzemo, aririmba indirimbo z'ubuzima abandi barimo ubuzima babaje nyine. Uyu nguyu Robert Cyakuranya uzwi nka Bobi Wine muramuzi kandi mumuzi kundusha, muramukunda. Ubu tuvugana rero Bobi Wine karaje kugeza imyaka 40. Ni ukuvuga ngo abagande kuva ku myaka 40 kumanura nta wundi mu perezida bazi Yoweri Kaguta Museveni.
niwe bazi. Dore ko Museveni agenda ashinja uyu musore kuba ari mayibobo n'abamushigikiye kuba ari za mayibobo, noneho ejo yamushinjije ko ngo Robert ngo atazaja kwiyamamariza ngo abafashe imodoka ngo zitari munsi ya 400 ngo akazeza mayibobo zikajamo. Ariko se mbona ko ibyo ngibyo bigize icaha byo gutegera abantu kuja kugutora, wenda ibyo ni bya politike tubitindaho cyane, ariko uyu mugabo two kwirengagiza ibintu yakoze ibintu by'indashikirwa byinshi. Murabizi ko Ubugande bwari bwarazimye burundu kubera ibihe by'umwijima byari birimo, kiriya gihugu cari kirimo ku bwa Idi Amin, wa mugabo w'umunyagitugu. Museveni pe yakoze ibintu byinshi byiza, kandi kiriya gihugu gisubije ku murongo. Ni ukuri yarakoze ntako atagize. N'abamutera amabuye mubanze mwibuka aho yakuye igihugu. Ejo yaravuze ngo ni gute mpinga ngo umurima w'ibitoki wera mukambwira ngo muvemo kandi nje wihingiye. Uyu mugabo nta mikino. Ayi Bugande nayo ngayo, ariko reka dusabe ngo baze gutora neza, biza kugenda neza. Abaganda barakavuga ati se ko muvuga ngo iwacu hari umutekano, kubera iki mushaka gukora internet ko muri kopiriki bavuze ko bazayikora amasaha 72 ariyo minsi 3. Nuko ibyo Bugande nuko nguko bimeze. Naya makuru twokonjora kubera ko tubikoze gutyo, kubera ko hari abantu bacu, hari abanyamurenge benshi cyane, hari abanyamasisi benshi cyane, hari abanyarwanda benshi cyane, kandi hari abavandimwe bacu ntitworeka kuvuga amakuru y'Ibugande kubera ko nyine ako ngako karimo. Ariko Imana ize kubana namwe abantu bari Bugande, amatora agende neza, tiyagira abapfa. Yarababwiye ngo ntimukaza mukubita abantu kubera ko inkoni irica ikanamugaza, ariko muzamubatera ibyuka bya tiyagazi. Uyu mugabo bahanganye nawe Robert Chakulanya cyangwa se Bobi Wine yavuze ko naramuka Museveni atowe agatangazwa ko yatsinze ngo bazakora imyigaragambyo. Mbese we urumva no kugumura abantu abereka ko nyine ari ugomba gutsinda, ari ugomba gutambuka, ari ugomba kuba president. Yewe n'amatora nananyura no mu buryo cyangwa se mu nzira nziza iwe gusa aya matora yibwe. Kandi mbibutse ko Abagande nabo bagira ibitoro cyangwa se petrole, kaziriya ni ibitoro nkabira bya Venezuela biriya byo kuba Amadura uherutse gushimutwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko ibyo ngibyo tutubivamo. Ni ibintu byinshi cyane, kandi ni ibintu urumva umuntu ufite imyaka 40 wese mu Bugande kumanura ta president wundi azi Kaguta wenyine, kandi Kaguta akoze ibintu byiza byinshi, katumubwire ngo warakoze cyane kuzakorera igihugu, kubera ko kirimo abavandimwe, kandi kuri abantu bose baravukana gusa nuko mutabizi ari bana bazungu bazanye iby'imipaka. Nuko ariko ibyo ngibyo reka tubiveho twigire muzatuzinduye. Umukobwa Fanny Françoise ubu nyine ntamerewe neza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri social media. Buri wese akaraza agakora inkuru ashaka, akavuga ko afunzwe, akavuga ko abandi bakavuga ko ahari, abandi bakavuga ko yaburiwe irengero, abandi bakavuga ko mbese nyine kuri social media ni Fanny yabaye Fanny. Kandi iyo umuntu agize ikibazo azwi kuri social media, reka mbabwire kino kintu 95% muvuga ikinyoma cyangwa se mukamuvugaho ibitari byo. Akandi 5 ni wa wundi uba wifashe akareka kubogama, akavuga impande zose, akavuga ati ni umuntu arashobora gukosha, yego ni umuntu nawe yofungwa, yego ni umuntu nawe yagira bino bibazo kubera ko yambaye nyama n'amaraso. Ariko kuri guha ariko muzamugerageza nyaboneka abantu bari kuri social media mureke gutangaza inkuru nyinshi ku muntu mutabihagazeho cyangwa se mutabizi neza. Byibuza muzamugerageza mu balancing, mumenye ko uwo muntu muhamuvuga ibyo bintu byose afite amukomokaho, wenda so gukeka nibyo, afite umuryango avukamo, afite abamushamikiyeho, ibintu ngibyo. Niyo mpamvu mbakubwira ngo 95% haba hariho amakuru y'ibinyoma. Uzabyemera wowe tureba cyangwa se wadukurikira, umunsi uzagira ikibazo muri quartier yanyu aho utuye, baba bakuvugaho ibintu utakoze, ni bya bindi bazavuga bakuru ngo iyapfuye nta utayiryaho. Yego nibyo, ariko amakuru yo kuri social media yose ntimukaza muyizera. Haba harimo ibinyoma byinshi, haba harimo ibicantege byinshi,
umwe arabyuka akavuga bino kuko nanje nje kuvuga bino, undi akaza akavuga bino, ariko ibyo ngibyo namwe mudukurikira muza mushishoza, kandi mbibutse ko ibyo tuvuga tuba tubizi neza, ko tuba tubwira abantu babizi kuturusha, cyangwa se abantu babibayemo imbere yacu, cyangwa se abantu babirimo ako kanya. Niyo mpamvu rero 90 tugomba kuza tubwiza ukuri, cyangwa se tukavuga ukuri. 5 tugashiramo amaryogo cyangwa se gusetsa, akandi 5 tukabalansinga, tukareka kubogama ku ruhande wenda uru n'uru, ariko gusa ukuri guhari ko nuko ubu nyine Fani ntawuzi aho aherereye kubera ko telefone iwe ntiriho, kandi twababwiye ko ejo amajwi yiwe yatawe hanze n'abanyatugara bagira ngo basibanganye ibyo arimo cyangwa se ibikorwa byamujanye ruguru. Murabizi aba bagabo system yabo baza bagerageza gushaka ya nkuru iri butume aba YouTubers babonamo views, akaba ariyo babahereza. Nabonye umuntu umwe avuga ati ukumuza mubona kuri social media sikondi nabiyeretse uko nkeneye ko mumenya, hanyuma njewe nyawe ntimunzi narabihishe. Ibi muza mumbona ngo nza mvuga cyane, cyangwa se ngo ndisiriye cyane, cyangwa se ngo ndi umugume ndacecetse, nije bashatse ko mubimenyaho, kubera ko nije ugomba kubagenera uko mumenya, kubera ko ndi kuri social media. Nije ugomba kubabwira cyangwa se kubaho umurongo ngenderwaho wanje, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko YouTube cyangwa se zino mboga zacu ni ukuri kose amakuru menshi aba ari ibinyoma, amakuru menshi aba ari ibinyoma. Nuko dukubita twigendera i Burundi. I Burundi naho hari umwuka utameze neza w'abajenerali ndetse na perezida waho, kubera kutumvikana ibintu cyangwa se kubera gukora ibintu kaza gusa ukababwira ngo ibi ngibi n'ibi bigomba gukorwa, deja wanabikoze utabanje kugisha inama. Biravugwa ko kandi umugabo witwa Muniga Ntama ari hari nawe ashobora kuba harwariye. Ni amakuru twahawe n'umuntu uri i Burundi, ariko tuvuga ngo tuyihagazeho ngo twamubonye wararwaye cyangwa se ngo twamubonye ararembye. Ni amakuru cyo kimwe nuko n'uwo yaduha iyo bahatubesha nabyo muza mubivuga. Ukuri kurya ni kwiza, kandi Bibiri zivuga ngo nimumenye ukuri ngo niko kuzababatura. Uwatubwiye amakuru nuko yavuze ko ngo harwariye, kandi ngo arwaye ngo bitari bukeya, arwaye cyane. Ibyo ngibyo ni amakuru twebwe tuba tuvuga tudahagazeho, kubera ko twayahawe mbabwira ngo dushobora kuba twabeshwe cyangwa se twabwijwe ukuri. N'ibyo ngibyo nabyo tugomba kuza tubimenyesha ko amakuru tuba tuvuga ari ayo twahawe, ntituri siri neza ko uwaduhaye ari ukuri. Uwo ni wo mwuga, cyangwa se uko niko kuba umunyamwuga. Ariko kamureka kuza ukavuga ngo mbihagazeho 100%. Ibyo uhaye uvuga ubihagazeho 100%, babikubwiye ubabikubwiye uzi gute ko atakubesha? Nuko ibyo ngibyo reka tubiveho, tubitikure, tubigende, tubireke. Dukubite kandi muri Canada ku mugabo witwa Oscar ubushize twabakoreye ikiganiro, cyangwa se mwagiye mubona kuri za social media, ama WhatsApp, imbuga mubaho, mwagiye mubona ko uyu mugabo umuryango wabo avukamo wamwandikiye ibaruwa, cyangwa se wamumenyesheje ko aciwe mu muryango kubera umurongo arimo utari mwiza. Niko ibaruwa yavugaga, kandi ikavuga ko ngo yagenderewe inshuro zirenze imwe. Ubwe bavuga ngo inshuro zirenze imwe zoba ari 10 cyangwa 2 cyangwa 70 ingahe, akagendererwa akanga kumva. Iwe n'umunyamakuru wa imuhira nawe Emasi, iyo baruwa yaje bombi basoma ko babaciye. Ibyo ngibyo twabakoreye inkuru, ibyo ngibyo n'umuryango wabo bitangaje, natwe turabibona kuko ntaho twabiboneye. Ni ku mbuga babitangiyeho. Ibyo ngibyo turabivuga, ubushize twarabivuze, kandi ngira ngo namwe iyo baruwa imenyesha mwarayisomye. Ariko rero tutagiye kure y'ibyo ngibyo byakozwe n'umuryango wabo mugari ku isi, uherereye muri Canada, ndakeka n'abandi baba barabyumvikanye, abari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari muri Korea, nimba hari ababayo, ariko haba abanyamurenge muri Korea niko numvishije, n'abari za Australia, i Burayi. Urumva niko baza bavuga ngo ni umuryango mugari wabongera kanivuge.
usanga mufite imbuga abantu bagiye batandukana, abari ruguru, abari muri Afurika, abari i Burayi, abari muri hehe, mukabikora. Ariko uyu mugabo akimara kubona iyo baruwa atanyuzwe nayo, avuga ko mu by'ukuri yarenganye, atanga umusanzu, arakora muri famiye, nta deni afite, nta rubanza afite, gusa akavuga ko bari kumuziza ikidakwiye, politike ntikwiye kwivanga mu muryango, nimba ntumva ibintu kimwe nawe ngo munce mu muryango. Niko yireguye avuga bukeye bwabo mu kiganiro bakoze, narakibonye cy'isaha n'iminota 35, akavuga ko biriya rero agomba kubijana mu mategeko, akanabarega. Ejo tuvugana rero yarabarese muri polisi, abarega ko ahohoterwa cyangwa se ari gukorerwa nicarubozo ari guhohoterwa kubera ko yaciwe, kandi mu by'ukuri nyamara yaragenderewe, yanga kumva. Abanyatugara rero bakomeje kuba tombe, ariko reka mbabwize ukuri, nimba ari ikintu ciza, ni umuntu kukwihishamo wenyine akaza kwivamo, ukamumenya, kakuriya muhamwe bibona nyine biha bigenda, biba byiza cyane. Abakuru bazavuga ko ngo ibuye rigaragaye ntiriba rikicishe isuka, ni ukuyica cyangwa ni ukuyangiza. Ngira ngo ikinyabuzima nico bica, naho ikitari ikinyabuzima ni ukucangiza. Ni kuriya n'igiti kiza gihumeka, niyo mpamvu zo gitema kikuma cyangwa se kigasubira kigashibuka. Ariko kuri guhari, abanyatugara bakomeje kubura epfo na ruguru, isi ikomeje kuba abana ntoya, dore ko twavuga ko bagize amahitamo mabi yo kwitandukanya n'ubwoko, kandi mu gihe twari tugezemo cyari igihe cyo kugira ngo twese dushire hamwe, dukore ku murongo umwe, cyangwa se duharanire kwigira, duharanire ico dushaka twese nk'abanyamurenge. Ariko mu gihe umwe hagenda amatambi, nibyo koko agomba gucirwa, habe natwe mu muryango hari abo bagiye baca, narabumvisha bagiye bavuga, ariko twebwe nta mabaro abanditse ntayo twabonye, ariko bagiye babakora ku mbuga babivuga. Mu by'ukuri rero umuntu nguwo yarakwiye kubanza kwigizwayo, akitekerezaho, yamara gutekerezaho akaka imbabazi, akagaruka. Dore ko uwayobye arihuta, aza yihuta kurusha uhayuja iyaja, uzi neza aho hayaja niwe asagenda nyine ntahara, ariko uwayobye aza yama yihuta ukagira ngo nyine karaja hazi. Ariko ibyo ngibyo birakwiye ko abanza kwigizwayo, akitekerezaho. Niyo mpamvu akenshi iyo umuntu ari wenyine abandi bamusize, aza yitekereza akavuga ngo narayobye, cyangwa se ndi ahantu gutya na gutya, akitekerezaho wenyine. Amara kwitekereza akavuga ngo reka nsabe imbabazi, umuryango uzambabarira, n'ubundi ikibi ni icanyu, mugomba kucihangana, ariko yabanje gusaba imbabazi. Amakuru twari tubazaniye nayo ngayo, kandi turababwira ngo mugende mukore subscribe kuri Bigeyo Esperance cyangwa se SPTV, mama ukora ibintu by'umuco bya ruguru, agasubira agashiraho n'ibintu by'amaryogo bibasetsa bibutsa umuco wacu wa ruguru, cyangwa se uko ruguru twari tumeze. Mugende murungurukeho murebe, hari amakuru meza kandi abizi muzabikunda. Reka tubabwire ngo Imana ikomeze barinde, kandi Imana ikomeze ibishimire. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.